Joni. Mezet. Kone bit. Sovuye. Shabona nari ncomotsemo hano gutya ngiye ariko ubu nasaze mbese ntabwo mfite ibitekerezo. Ugeze ufite story burenge mbwira none. Reka nkubwire nahuye n'umutipe turateretana turakundana tubabashuti ibintu birakara ewana byahataye nawe urumva hano byari bigeze kumba umutipe n'umujura kumba umutipe y'ibihene ibihene akazigira gute ndabizi se uko nanjye byanyobeye hanyuma se waje kumenya gute umva noneho rero sasa ubuze ikintu cyaje kubaho uwo yibye ihene nagiye kubona mbona gutya bara dufashe kudufata ahubwo noneho wihene ubu yanyibasiye unabeye ikintu nakora ubu nanjye narayobewe uwo azi kubaza se cyangwa kubaza umugabo wawe ko ari kuntereta nawe ashaka gutereta mbese nyine waterese ubu nanjye nayobewe ibintu mbese uvuga ngo wowe wambera guterese usanga ibihene hanyuma wowe wibye ihene niwe ushaka gutereta sasa niyo uzajya uhera gutyo umeze nk'amazi bagucuranura kandi nawe ubwenge bufite urukundo rweze bwabuze urusaruro none se wakizingiye ko ubizi ko ntari bijyamo uwo amahene n'ababibye ni akabera na mwiza rero ndekera muri ndetse nigeze hari ahantu hamwe ko nigeze mpinduka nta nahamwe ndacyari waho yewe amafaranga aho ngaho hageze neza horona kariho rwose ntaho rwose ndagumye nanjye nuko rwose kariho nari nzanye na mushiki wanjye akosha ndabona rwose nafara karakeza urengere kariho kibe ni ukurengera imbibi z'ubutaka aho kurengera imbibi z'urukundo ntacyo n'ubundi se ariko ndabizi ntabwo wabikora subize neza wanjye nizo waje ubwiye se kariho naje namubwiye nabimubwiye umwana we n'umushiki wanjye twariganye yaraje kare wabivuze ko muzana ni agasurprise nashaka kugukorera urakoze cyane muri surprise nziza rwose yo kuzana umukobwa mwiza nawe nikurajya ndabona hageze neza horona kariho rwose karibu sana bakiriya karibu urafata icyo kunywa ngenda mu trust kayigorana Knowless. Abarebera udukonje dore akazuba kari kenshi zuba rimeze nabi nabi rwose turabameze kandi muryoherwe Warubuzeho? ntabwo ari ukubura urabizi nagusezeranyije ko tuzatembera uno munsi tugasangira tukaganira tukareba uburyo twafatira Yabije kureba akantu nakora umuntu akarwanya ubushomeri ushaka kurwanya ubushoferi cyangwa ubushomeri ubanza uri bungurire n'inyama nagatangiye kugurishwa n'abanya urabizi papa kibazo uburyo nakunze mba nakunze yego ntugire ikibazo rwose sinabwiye ko nitwara neza nzaguha umuhungu wanjye ikibazo ariko rero uzareke uretse buriya munsi umwe nzabasura umunyereke ushaka kuzamureba cyangwa uzamufotore aho yasabwa kubanza kwitwara neza wowe urebe macibiri akwigisha ukuntu umushinga ukorwa nimba ubona nk'ibakora nawe wazabikora nta kibazo papa kiroso ntawe ntaremera macibiri umumfashirize rwose ukuntu nawe yajya umushinga neza yambwira ayo yatangije nuko umureba buriya namaze rwose umwana mwiza wowe umurebe gusa akwigisha umushinga none ugeye papa kiroso uzanzanire bitunganye menye ngo nangahe kugusinyira sheke nako kanya
kandi ngomba kukuremera nawe ugatangira umushinga. Yego shiri nta kibazo rwose. Urebe Macibiri akwigira umushinga neza niba ubona bakora barabishimye. Eje papa Kiroso na ibi jewe igihugu cyose kiranze. Ariko abantu bose nije musapuraya wa reba akagashinga afite yiperanga ahubwo no kumwegera akambira yo yatangije akambira nyine ukuntu gakorwa akure burani nayo wamungeza. Oya ubu namaze kubahuza papa Kiroso abongeze bose ndamenyekana. Macibiri nawe aranzi cyane. Ubwo rero witora toze kuri Macibiri uw'inshuti yiwe uzaze akwigisha uko bikorwa. Nuko muzana we nyine. Oya yakubonye. Yakubonye wose ntarimo nyumva dore uyu ni inshuti yanjye. Ni inshuti yanjye fi mwanjye cyane. Macibiri. Uyu mwana uzamumfashirize. Ahubwo uramubona ariko. Mumfashirize nashaka gukora business nk'iyawe. Kandi uranze papa Kiroso abantu bose genda bashyigikira. Azaza rwose riteguye kugufasha kandi cyane. Bose. Niko kazi uba wabonye mbese ko kuramukiramo ngo pompaje ngo gucanga inkoni ko mbonye ni wapi papa siporo se yego siporo ni ngombwa mu buzima ariko yaba ko akora siporo ariko n'amafuti yagabanuka byibura ukabona amafuti naragabanije cyakora nta muntu umeruka kumva nyishyuza nagakwandi kunyishyuza nagakwandi twariyunze gakomeye ko wikanze ageze ngaragaruka kwishyuza twariyunze ubu tubanye neza yanambwiye ko y'amafaranga namuhaye nuko yarayakeneye yaba atari uko yakeneye rwose ntabwo yari kwigera yanyaka ubu hasigaye inshuti yanjye cyane gakwandi basigaye inshuti yanjye ngayinjira barebe ko hari uburyo bagufasha bagusana ubundi se ndashyira hehe ko ndozi rwose nanjye injira basure rebe ko wafata n'agacyayi usubiza aho ukuye dore imbaraga ziba zatakaye maze iminsi numva nkeneye kuganira nawe n'izabukuru numva zirimo urabyuka mu gitondo ukabyukira mu mbuga ukirirwa gukora pompaje n'amasiporo atampaye agaciro si ubundi ko mbona nta kiyongera iyo urabona ntamaze kubyimba se nk'akawunga cyangwa ubugari bacumbishije amazi adahiye neza umva nkubwire nkeneye ko umuntu w'umugabo kuko iyo ahantu haje ubwanwa nk'ubwo bwawe utabona ko ngewe niba niyogoshesha simba ushaka kuko ngewe ubugabo bwamaze kugaragara ahagaragara uhe rero ubwanwa bwaraje ugafata imboga ngo ugiye mu masiporo ngo pompanye se ko mbona nta kiyongeraho umva nkubwire yego amafuti yaragabanutse ariko se iyo ahantu haje ubwanwa nk'ubwo ngubwo ubwanwa buba bwahavuye uzi ko ejo uzaba umugabo nawe ugakora urugo rwawe ukita ku rugo rwawe ntabyo gukora amapompaje gusa ntubyuka mu mishinga ntutekereza urabona imishinga so afite yewe papa Kiroso uranze parona natangiye kubyimba abyimba se nk'iki nk'akawunga cyangwa ubugari umva nkubwire ibyo by'imibyimbire simbishaka kura mu mutwe agura ubwugabo urabyuka mu gitondo ukikora ukagenda mu mapompaje mu masiporo ukabona ko ariko kazi ahantu haje ubwanwa haba havuye ubwanwa se papa ugewe ntarigiye waba udahari hagira nk'ikibazo kiba nkitambika ni ukuvuga ko aribyo urimo witoza ubu ngubu biri mu mishinga y'ibigomba gukorwa umuntu nkawe uzi n'imishinga mfite ngewe papa Kiroso uzi abashoramari dukorana abantu niba nsapurayinga ibintu bakora wakabaye nk'umuhungu wanjye w'imfura wakabaye uhaguruka ntabwo uzi ko mushiki wawe yajyanye na mama bagiye n'ubu ngubu n'aka kanya ntazi inzira nzacamo ngo ndebe ko basi mushiki wawe yanagaruka mu rugo ubu niwe wakabaye ukurikirana bizinesi wakabaye uri manager w'imitungo ya so urabyukira muri pompaje ukabyuka wirukanka ubuze byose bikiri imitekerereze mizima byibura ndebe ko naguha umwanya reka iriya mitungo yanjye yose wayibera na manager ubundi se havutse nk'ikibazo ko n'urugo nazayandurira siporo none se ushaka kuba umurinzi cyangwa ushaka kuba umuntu ufite uruhare mu mitungo ya se umurinzi saba ufite ni bakeya
ariko narahindutse. warahindutse byo ndabibona igice ariko mu bwonko haracyari akantu kakiburamo nkeneye ko wahaguruka nawe mu mitungo yose ukagiramo uruhare bariya bantu twirirwa dusapurayinga nta mpamvu yo gushyiramo abakozi wicaye aho ngaho noneho utangaje mpinduke ubibone kandi ahubwo ko nshaka no kwirongorera yewe ibyo bintu n'ubundi bisigaye bibera aha ngaha ndabitemanga